inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ararutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi ku gukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse soje imirimo ye ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza aruhutse imiruho n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ararutse iyo dutangije imihango aho muri muhimbazo w'ijambo ry'Imana tuje gusezera cyangwa gusabira umubyeyi wacu Dafroza Nyirahabimana yari umuyoboke w'Imana none akaba yaratuvuyemo nubwo urupfu rwabaza uyu ni umwanya wo kudutera amizero aho kudushavuza mu kwemera kwacu tuzi kandi twemera ko Kristo yasutse kandi kubera ko twamuyobotse twizeye natwe tuzazukana nawe twese bamukurikiye urupfu rero ntacyo dufiteho ububasha ahubwo abemera twese tuzagera mu bugingo bw'iteka. Dusenge. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryera, ingoma yawe yogere, 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 ingoma ya
bavandimwe bateraniye hano, hari gahunda y'uko turi butangire bisa saa saba, ariko ntibyadukundiye. Iyo hari ubukwe nk'ubu bwita ubukwe, biba bigoranye gushyira buri cyose ku murongo ku masaha umuntu yifuza, cyane ko hari ibyo umuntu aba atabashije kwikorera, ugomba kubishaka ahandi. Rero murihanganira amasaha yahindutse, ariko turaza gukoresha umwanya dufite turebe, kandi biragenda neza, ntihagire uwijujuta, ubwe barahibereye kandi baradufasha. Mu masomo rero turi buze kumva uyu munsi, isomo rya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, turumva iby'Imana idutegurira nyuma y'uko umuryango w'Imana wayisuzuguye, ariko hakagira bakeya basigara bemera. Umuhanuzi Izayi mu byo yabonekewe aratubwira umunsi mukuru uzakoreshwa ku musozi, bitewe na bamwe mu muryango w'Imana bemera Imana, bakazagira rero umunsi mukuru kandi bakagira ibirori bihambaye. Mu isomo rya kabiri mu ibaruwa yandikiwe Abanyaroma, turaza kumva Pawulo Mutagatifu atubwira kuririmba urukundo rw'Imana. Pawulo Mutagatifu ahamya akomeje ko nta kintu na kimwe gishobora kudutandukanya n'Imana kubera urukundo idufitiye muri Kristo Yesu. Ivanjili ya Yesu yanditswe na Yohani, nawe aratubwira uburyo uje wese asanga Nyagasani aramwakira, kandi aragira ati sinazanywe n'abazima, ahubwo naje guhamagara abayobye, ntabwo nazanywe n'intungane. Rero nk'uko Yesu atazanywe n'intungane, natwe kenshi hari ibyo tutamutunganyiriza mu byo dushinzwe, mu butumwa dufite kuri iyi si. Bityo rero mbere y'uko tumutura amasengesho yacu, tubanze duce bugufi imbere ye, maze tumwereke intege nke zacu, atubabarire tubone gusabana nawe uko bikwiye. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Uhoraho azakorera amahanga yose umunsi mukuru kuri uyu musozi, abazimanire inyama z'ibinure, banywe divayi iryohereye, abahe inyama zoroshye na divayi bininnye neza. Azatanyagurira kuri uyu musozi umwenda wari ubambitse hejuru y'imiryango yose, n'igishura cyari cyoroshe amahanga yose. Azatsemba burundu icyitwa urupfu, Uhoraho Imana ahanagura amarira ku maso yose, avaneho ikimwaro cy'umuryango we mu gihugu cyose. Ibyo ni Uhoraho ubwe wabivuze. Uwo munsi bazavuga bati, Uhoraho niwe Mana yacu, twaramwiringiye aratubohora, amizero yacu ari muri Uhoraho. Nitwishime tunezerwe, kuko aducungura. Nukubona mwana, icyo uwantumye ashaka ni ukutagira n'umwe nzimiza mu bo yampaye, ahubwo nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Icyo Data ashaka kandi ni uko abona umwana wese akamwemera, yagira ubugingo bw'iteka, maze nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Buriya umuntu mu buzima bwe agira ibirori bitatu gusa, ariko kandi muri ibyo birori agiramo uruhare mu buryo bugaragara ni bimwe gusa. Buriya iyo umuntu avuka
aza arira avuka arira, nyamara bari ku isi twebwe abamwakira tuba tuvuza impundu, abagabo bivuga twishimiye ko tubonye umwana uvutse. Ibyo ni ibirori bya mbere byo kuvuka, ariko uruhare umwana bigiramo ni rukeya kuruta twebwe asanze ku isi. Ibyo birori rero turabyizihiza nk'abari ku isi abasanze, kandi bikatunyura. Ibirori bya kabiri ni ibijyanye n'umuhamagaro, yaba wo kwimana cyangwa wo kubaka urugo, igihe umuntu asezeranye n'uwo bashakanye, cyangwa se igihe umuntu asezeranye na Yesu Kristo iyo amwiyegurira. Ibyo birori ni byo umuntu agiramo uruhare rukomeye, kuko umunsi mukuru wawe urawutegura, ukagira abo utekereza gutumira, bakaba bagufasha, ariko nawe ukagira uruhare kuri ibyo byishimo. Ibyo birori nibyo bikomeye cyane umuntu agiramo uruhare rukomeye. Hanyuma ibirori bya gatatu ari byo ndimo kuvuga, ni igihe umuntu aba atabarutse ku isi, igihe urugendo rwe rurangiye, igihe ubutumwa bwe busoje, agasubira ku bamutumye. Icyo gihe agenda twebwe turimo turira, ababanye nawe, aba yari ababyeyi be, inshuti, ababanyi, dusigara turira kuko tubuze umuntu. Ariko wagenda yishimye kuko asanze Nyagasani yashatse kuva kera kandi yakoreye. Binyuranye no kuvuka, wowe kuvuka azarira, ariko gupfa ataha yishimye kuko asanze Nyagasani wamuremye. Impuhwe z'Imana ziba zihari, aba agiye kwegera Imana akayireba mu ruhanga rwayo, agenda yishimye rero, ariko twe tugasigara turira. Rero niko isi iteye, niko intege zacu zidutegeka, umubiri turimo ni izo ntege zawo, kandi kurira ni ngombwa. Kurira ni ngombwa kuko tuba tubuze umuntu w'agaciro, tuba tubuze umuntu twabanye mu myaka myinshi. Nk'uyu mubyeyi Daforoza nahoze ndeba igihe yavukiye mu 1920. Ubu ni ukuvuga ngo yari amaze imyaka 104 kuri iyi si, imyaka 104. Urumva abantu babanye nabo benshi ntibakiriho, wenda abariho nabo tuzi bikeya ku byo yakoze byiza, tuzi bike bishoboka kuko n'imyaka dufite ni mike kuri iyo ngiyo ye. Rero ugiye kureba amateka ye, uburyo babanye nawe, uburyo yakureze, uburyo icyo gihe ntabwo twabibasha kubyakira. Rero bituma kubasha kubyakira bituma ariko kugaragaza amarangamutima, tukababazwa n'uko tubuze umuntu w'ingenzi mu buzima bwacu. Mujabamunsi Florida, nibyo ni Mukankusi Florida. Yego niwe uri bubanze, mu kanya agiye kuza tumuhe uruvugiro, hanyuma hari buze gukurikiraho Agnes Niyonsaba nabo bayitegura. Nyuma ya Agnes araza Patricia Imana, hanyuma Akorimana Emmanuel araza kutubwira ibigwi n'amateka y'uyu mubyeyi duherekeje. Rero Mukankusi Florida yakwigira imbere. Bose agira ibihugu bitabo bidashira, ni ukuri kuje imwe mu izina rya Yesu. Arakoze cyane rwose. Reka no kwishima kuko umubyeyi ni ubukwe bwe rwose. Ubu rero akaba ageze mu zabukuru, yasengaga umuco wa Kristo, nabwo turakomeza turabikurikirana. None ubu Imana imuriho kudashira. Yaba abaturage, yaba umugenzi wigendera akamufata neza. Uretse umwaka ushize, uwashize wundi urabona uko ungana n'uko yanganaga, yazaga akamanuka akaza kunsura. Ariko njyewe akansha imbaraga, rimwe na rimwe nibwo twabonanaga amusura n'uburwayi bwe yagize. Yewe uba naragiyeyo rimwe, ariko Imana imufashe yigendere neza, agiye ntawe yanganye nawe, agiye ntawe atutse, yaba umwana yaba umuntu mukuru, ntawe yangaga, ntawe yasubiraga. Imana imufashe agere mu ijuru neza. Murakoze nawe.
uyu rero wagiye Nyirahabimana Afroza mwene Gahunde Kamurinzi yashakanye na Rezo Ciye Kakigina bene Nyamurinda Kandemeye bakaba batakiriho. Gushima amarangamutima yanjye biragoye kuko nyogokuru ikintu kinini asohora ubuzima. Ikintu kinini gisobanuye mu buzima bwanjye. Niwe wanyigishije byinshi bose navuga ngo kuva nkiri akana gatoya mpeka hari ubuzima njye nziranye nawe utazwi n'uwo ari we wese pe utazwi n'uwo ari we wese kandi mushimira yampaye inama z'uko nakwitwara afatanyije na nyakwigendera muzehe. Kinyabupfura mu mbonana, ubupfura mu mbonana ntabwo ari byo nize ahubwo narabyigishijwe. Rero yajya anyigisha imirimo itandukanye, yanyigishije gusya ndabyibuka, gucunda, urumutsi gucunda, kugira gute byose bijyanye n'inka nari mbizi ari ubinyigishije. Bose pe hari igihe njya mbwira umuryango wanjye ntijya nkumbura ibiryo yatekaga, izo nombe niho nziheruka, isuku n'isogi, umutsima w'amasaka yanyigishaga gusya. Rero njye sinabona icyo namuvugaho kirenze ibi, gusa yambereye navuga ngo kirane cy'ubuzima, bavuga ngo Imana mwakire. Kenshi na kenshi tuba tuzi aho umuntu agiye gutya, ariko yakundaga gusenga, yakundaga kwiyambaza Imana. Rero Imana mwakire. Murakoze. Murakoze cyane. Ibyo nababwiye nyine ko iya myaka yose birarugumura rwose. Mukomere umuryango, tubari inyuma, mukomeze gukomera. Tujye rero gukora umuhango wo gusezera amasengesho tugiye kubanza kuvuga, hanyuma turaza no gutanga umwanya buri wese aze gusezera kuri mubyeyi wacu. Kwemera Imana yacu n'ibyaremwe byose ari bubereyeho. Ubu tugiye gushyingura umubyeyi wacu Afroza. Dusaba Imana izamuzura imbaraga zidashira, imushyire umubare w'abatowe, izamugirire impuhwe igihe cy'urubanza, kugira ngo namara gukira urupfu akire n'umwenda we wose, maze azasenderezwe ibyishimo bidashira. Nawe Nyir'ubutagatifu, turagushimira kubera abari hano n'abapfuye, ko washatse ko uyu nyakwigendera Afroza aba ari we watumye dukoranira hano uyu munsi. Turibuka ko umwana wawe Yesu Kristo urupfu rwe ku musaraba
yababaye cyane kandi ko kubera ubuzima bwe kurusha imbaraga yemeza ko tuzabaho, nicyo gituma hamwe n'abatubanjirije bakaba bafite ubuzima muri wowe kimwe kandi n'urugaga rw'abatagatifu bose, dusaba duhuje ubuvandimwe turirimba tugira tuti uri hejuru izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, ibyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, utubabarire ibicumuro byacu, nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize ibyago. none rero muri uko kwemera umugisha wawe uyu murambo mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Abaririmbyi baba badusuye bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu, mu rugaga rw'abamarayika rwakire, maze hamwe na Lazaro tugiye rero kujya ahateguwe turi gushyingura umukozi w'ikigereki. Oh,
uzazuka. Gira ubuntu bwawe maze uhe umuyoboke wawe Dafuza kuruhuka mu mahoro. Uhe n'umugisha iyi mva n'ugiye kuyihambwamo kugeza igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka, uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose. Amina. Mukomeze imirimo, mukomeze imirimo. Araza gukurikirwa na Niyonsaba Nyesi n'umuryango we, aze kuzaho niyo yita Valeria n'umuryango we, akurikireho Mukakarisa Epifania, akurikireho Akimana Patricia, akurikireho umuryango wa Pasiteri Manuel, aze kuza Honorable na Pasiteri Gahitsi, nyuma abuzukuru be n'abuzukuruza nabo baraza gukurikiraho bashyiraho indabo. Rero Mukankusi Florida n'umuryango we, abafite ururabo rwe bakwigira imbere. Yerusalemu
kuza kugira ngo usubire aho waturutse, kubera ko twemera ko Kristo yazutse ari uwa mbere mu bapfuye, akaba ari nawe uzaha abamwemera kugira uruhare kuri iryo zuka. Muze tumutakambire tugira tuti Nyagasani mwiruko ridashira. Murasubiza muti maze urumuri rw'iteka rumumurikire aruhukire mu mahoro. Nyagasani mwiruko ridashira, maze urumuri rw'uwiteka rumumurikire aruhukire mu mahoro. Nyagasani mwiruko ridashira, maze urumuri rw'uwiteka rumumurikire amurikire mu mahoro. Nyagasani mwiruko ridashira, maze urumuri rw'uwiteka rumumurikire aruhukire mu mahoro. Nyagasani Mana yacu, wowe soko y'imbabazi z'abanyabyaha n'ihirwe ry'abatagatifu, turakwinginga umuyoboke wawe Daforoza umaze gukorera imihango yo gushyingura, umuhe umugabane w'ihirwe mu ntore zawe, mu buhora ingoyi zose z'urupfu, maze ku munsi w'izuka azahinguke imbere yawe abikereye. Ku bwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Uyu mwanya rero turawusubiza pasiteri yongere agire icyo atubwira. Turabashimiye kandi mwagize neza kudutabara. Uyu nyakwigendera mukecuru nk'uko nabivuze kare, yashakanye na Bizuru Venanti, bisekuruza nabivuze ntabwo ndi bubisubiremo. Noneho babyaranye imbyaro 8, ariko bose uko bagiye bagenda hari abagiye hari abasigaye. Rero yari afite abuzukuru 41 n'abuzukuruza 52, ubuvivi 3. Urumva isi yarayiriye, yayibonyeho byinshi, kandi bose muri makeya navuga ngo Imana imuriruko ridashira. Rero twagira ngo tubamenyeshe umwana washyinguye umukecuru Escovia, twamugeneye ni umurima, araza aho uri, twawumubwiye aho uri. Rero muri make dusa naho tugana ku musozo. Ndabashimira cyane, mwakoze buri wese wagize umutima wo gutabara, rwose turabashimira. Kandi by'umwihariko bimvuye ku mutima ndashimira umuryango wanjye. Nimvuga umuryango wanjye mwe kumva wenda barumuna banjye n'iki, n'umuryango mugari twese, umuryango mugari. Amajoro mwararaga iki byose ndabizi, ariko mwarakoze cyane kwita kuri mukecuru. Imana ibahe umugisha. Rero tugiye hariya hirya kuri Assemblée de Dieu gukaraba, niho turi bukarabire. Abarashobozwa dutambike tugereyo, ibindi ndi kumva hari twasoza. Arakoze cyane. Yego, arakoze. Reka dusoze. Ndakuramutsa Mariya, ndakuramutsa Mariya, ndakuramutsa Mariya, ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, ku
izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.